ariko ubushomeri amaze igihe nawe gafone ariho kandi umukire nkanjye umbanye business sinabona uko nyikira kandi mba nibyumva ngomba gushaka agafone ku nabi no ku neza ubu cyane ndabuhaze pe ubu ndabona umukiriya y'abantu ja ariko kandi ndende nimba kameze neza ra yakagenda mubona ariko haje namubona pe cyamba Imana nimba namubona simbizi Yesu tuza muri niba turi mu misa maze nusanga tudacura zimeza maze tuza muri misa ziba niga vuga pusha neba koko niba nibyo salama ni gaya kuki sasha mani ngiye ahantu badi ku gafone ariko shaka umukiriya karagurishwa sana ndebes mana nyiringa ishobora byose utabara pe ndabibonye sizareka kugusenga nubwo nkwa gacupa aka gafone ushaka ngahe ndashaka 50,000 50,000 senani ugize nguki umva njewe nkubwire sibyo aka gafone nkurikije uko uburyo kameze fata senyisi ahubwo nyine kameze neza nta kintu gitaho senyisi urayemera ntuyemera ntago uyemera make ya nanga 40 turagura mwana 40 rakaraka gwangahera okay genda heba mwene Jamini wavutse nyine ku nani nana fata 700 umva jewe 700 ni utayemeye akira ibyawe yame pe n'inzara afite gose yabane akira ari ku ikarita aho ngaho wanditse ariko wereba ariko nyine ngiye nyere dore ngaya 700 wayibonye sawa akagwa nari bishaka nose mani aka gafone ubundi wewe wagakuye he kugira batazananshakira wagoze nakonzi kuri umukene nuri n'umukene wowe uri umutini asha ndabona uri no kuri style ibi byose ni iby'ukoko ngende hatari mwana sibyo reka tugerageze wenda akagwa ko nakemeye ariko nyine mani utazangurisha ibijunano kuko hari igihe byangirira ingaruka niba wakibye tugahura nanjye nzagushyiraho amafaranga bagiye uri murumva mani we nanuguze ibintu byambayeho nibiki sema akajya muri karaje nyine urumva katumura phone y'ikote ryanjye uzi ibintu cyandi kumva ameze nabi nyine kubera katumura iyo phone n'ubu nkabonye ibintu nagakorera amajido yamo nyine nanjye bababanye bari kumva narapfushije nk'ituye kugiye kuvuga iby'umujura bwakira gake ariko batiba ibyo ni iyo phone nari maze umunsi umwe nyiguze bararabayitanga umunsi umwe nese mani ko nigeze kugura urukwavu bakarara bagwibye nima nansigira akana kargoshana ko bakageza nibe nawe ni urukwavu rwasenyese urukwavuze ko nasenyese warubona nese sheko turyo ni wabona rya desamani muri cyago Yagasani Yesu turutse igitaramo agasanga igitenge kitaze igitambaro ikote ryasenyese waribona ahubwo tumanuka ngiye kukubwiza ukuri sibyo mwe minsi hari umujama nanone waje ngurishira ikote shana namuhaye make ya n'ibibiri ariko sha wowe uri murenze phone ritiko ya 15 ukayimera 700 hako nawe umukozi wa bore suyungu se sindamujya kukuzari nka wagize iki ikote ryanjye sha ikote ryanjye na phone yanjye phone yose sibi aya mani babari hayemite bami amajura mukanagurisha nyine iyi phone nindayi aya mani mbabarira ngubwiye nagumireza phone yanjye mani cyebekira kwimenyeza mani nagukiruka aya mani oya ndayigo nagumireza phone hayemite bami ntago nabyemera ngende niza mani ndizikebe nayo mama nayo umvisha itondo nayo turakizwa n'ubuyobozi nayo genda yiguze ngo nyigure nayo gusa murakurane bose koko wakimfashije amazi murakigemo
oya mani murananiye umva fande hariya epfo baricanye bose igenda ubakize barananiye pe Hayemite mi bami. ntabyo nkuha ntabyo ndaguha ndagutwara amaturi Semana wajya hasi amangume tukagenda. ntago namanika nta kirara kiruka Ese ubu n'aka gakote ko ni cyakira. kera karaka ujya wapfura umuntu turaruno amavesi byose anyisha we Ibisambo bigira n'ingufu ndagaza. Uzi ko ibisambo bigira imbaraga ma. Kiri kumotera mwana. ubundi shano habaye ikibuno Mwana iki ni igisambo nyine. Iki ni igisambo ni igisambo. Ndabona muretse kurwana mwana muhaguruka uratubunurisha mwana. Uratubunurisha. iki nicyo cyanyibye ibitambo gupfukamunwa ajya urabona ngo voka yimbwira amanuka iyora Yesu. sha none simakuye makeya niba mwagenda iyi fone mbonye itike izangeza mu rugo